Hayi muraho neza umukunzi wa filime mwene data series. Uzise abanyarwanda bati burya koko ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi, ko biri kose kuri kuratinda ariko ntiguhera. Abandi bati nta mahoro y'umunyabyaha kubera ko iminsi y'igisambi ihora ari 40, kandi ngumanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. Muri filime yacu mwene data series, nyuma y'uko Morgan na Nick bari barigize inshuti z'akadasohoka kuri Sam, ariko akaba ari nabo bari bafite umupango wo kugambanira Sam bakamwica, yamara gupfa bagasigarana imitungo ye. Abantu batunguwe no kubonana amakuru atawari warakomeje kugenda yita kari mushiki wa Sam, nawe ari wo mupango w'ubugambanyi afite, umupango wo kugambanira Sam yamara gupfa agasigarana imitungo ye. Guys, muri filime mwene data series ibintu byose bikomeje guhindura isura, ibintu byose bikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko Nyambo amaze kumenya ko Nick atwite inda ya Morgan. Nyuma y'uko Nyambo yari afite agahinda ko kubura urubyaro, nyuma y'uko Nyambo yari akomeje kugenda ahangayikishwa n'ibibazo afite, nyuma y'uko amenye ko uyu Nick atwite inda ya Morgan, bimuteye agahinda cyane. Ndetse ikirenze kuri ibyo, umuntu bita Nyambo abashije kuba yamenya neza ko Nick afite umupango wo kumutandukanya n'umugabo we Morgan burundu, bagatandukana. Muri filime mwene data series abantu bakomeje kugenda bibaza icyo Nyambo agiye kubikoraho nyuma yo kumenya ko Nick atwite inda ya Morgan. Nanone abantu bakagenda bibaza bati ese ko uyu Sam yamaze kumenya neza ko atavukana na Makurata, kandi uyu Makurata akaba ari umugambanyi uri kumugambanira kugira ngo namara gupfa azasigarana imitungo ye, ahangaha Sam ari buze kuba yabikoraho iki? Guys, muri filime mwene data series ibintu byose bikomeje guhindura isura, abantu bakomeje kugenda bategereza n'amatsiko menshi cyane bibaza bati ese Sam araza gukora iki nyuma y'uko Morgan na Nick bagerageje kumugambanira ngo bamwice, namara gupfa basigarana imitungo ye. Ariko bikaza kurangira ibyo byose biburijwemo, bikaza kurangira umuntu bita Morgan acuritse ikibuga akagaragaza ko abantu bafite umupango wo kwica Sam hari abandi babosi bahanganiye nawe isoko, ndetse na Nick wari warafashwe bikarangira bamufunguye. Abantu bakomeje kugenda bibaza nimba Makurata we ubu bugambanyi atangiye gukorera Sam buraza kuba bwamugwa amahoro. Guys, uko biri kose baravuga ngo iminsi y'igisambi ihora ari 40, kuba Morgan na Nick batarafashwe ngo bafungwe batabwe muri yombi baryozwe ibyo bakoze, ntago ari ukuvuga ko batazafatwa muri filime mwene data series. Nyuma y'uko Nyambo amenye ko Nick atwite inda ya Morgan, ibintu byose atangiye kuba yabishira hanze, n'ubundi byo Morgan na Nick bakoreye Sam byose bigiye gutangira kuba byamenyekana. Umuntu bita Makurata nabo bantu bari barizeye bakibaza impamvu ahora ashira Sam kuri pressure yo gushaka umugore. Abantu bakibaza impamvu uyu Makurata ahora hatiriza Sam gukundana na Nick, naho kumbe uyu Makurata we na mama we bafite umupango wo kugambanira Sam yamara gupfa bagasigarana imitungo ye. Rero ibi byose umuntu bita Sam abashije kuba yamenya ukuri kwa nyako, abashije kuba yamenya ko abantu bose yise abavandimwe be, abantu bose yahinduye inshuti ze z'akadasohoka, abakozi bose yahaye akazi muri kampani ye, abashije kuba yamenya ko bose ari abagambanyi, nta muntu n'umwe umwifuriza ibyiza. Abantu bari basigaye bizeye ko umuntu bita Babu ari we mukozi muzima usigaye muri kampani ya Sam, ariko abantu bamaze kubona neza ko na Babu ari umugambanyi. Ngira ngo umuntu bita Sam yari yakomeje kugenda akurikirana umuntu bita Morgan, ariko uyu Babu yabaye ibamba, yakomeje kugenda ashigikira Morgan mu mafuti, biza kurangira umuntu bita Sam adafashe Morgan, kamenye neza ko Morgan na Nick ari bo bari bafite umupango wo kumugambanira bakamwica, yamara gupfa bagasigarana imitungo ye. Gusa iminsi 40 ya Morgan na Nick ntago yari yagera, ariko itangiye kuba igera gake gake, ubwo Nyambo ibyabo byose atangiye kuba yabishira hanze, ndetse uyu Morgan na Nick nabo bakaba batangiye gusubiranamo hagati yabo. Ibyabo byose bigiye kuba byajya hanze bimenyekane. Ngira ngo uyu Morgan mwarabibonye ko ari we wari master plan
igitekerezo cyo kugambanira Sam murabizi ko yagikuye kuri papa we uri muri gereza, avuga ko bagomba kwica Sam yamara gupfa bagasigarana imitungo ye. Uyu Morgan nawe arakizana icyo gitekerezo akishira mu muntu bita Nick. Abantu rero bakomeje kugenda bibaza ikintu kiri buze kuba cyakorwa kugira ngo aba bagambanyi bafatwe. Uyu Makurata nawe rero aje yiyongera mu bagambanyi. Babu nawe byamaze kugaragara ko ari umugambanyi. Mu bigaragara muri filime yacu Mwene Data series nta muntu n'umwe ushigikiye Sam, kandi Sam nta muntu n'umwe atagiriye neza. Yagerageje gufasha Morgan na Nick muri buri kimwe cyose. Yabagize inshuti ze z'akadasohoka, baha akazi keza muri kampani ye, ariko bose icyo bari bashaka kumwitura ni ukumwica. Uyu Makurata yamufashije buri kimwe cyose, agera ubwo amuhana gift y'imodoka, ariko n'uyu Makurata yanze kunyurwa. Afite umupango wo kugambanira Sam, nawe yamara gupfa agasigarana imitungo ye. Guys, muri filime Mwene Data series ni ibibazo gusa ku muntu bita Sam. Abanyarwanda babivuze ukuri bate, abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi, abo dusera amasaka nibo badusera amabuye. Ibi byose nibyo bikomeje kugenda biba ku muntu bita Sam. Abo yagiriye neza bose nibo bashaka kuba bamwambura ubuzima. Gusa muri episode tugiye gutangira kubagezaho za filime Mwene Data series, mugiye gutangira kubona ukuri kose kuri kujya ahagaragara. Mugiye gutangira kubona umuntu bita Sam yamaze kumenya ukuri, yamaze kumenya ko Morgan na Nick bamubeshe. Ngira ngo mwarabibonye ko Morgan na Nick babeshe Sam ko ari abavandimwe. Uyu Nick yabwiye Sam ko ari mushiki wa Morgan. Guys, baravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha iminsi y'igisambo ihora ari 40. Abantu batunguwe no kubona umuntu bita Nick afunguwe, ahubwo bari bakomeje kugenda bifuza ko na Morgan yafatwa agatabwa muri yombi. Ibyo byose bikamenyekana, Sam akamenya ukuri, hanyuma na Morgan akaryozwa ibyo yakoze. Ahubwo baza gutungurwa nuko Morgan acuritse ikibuga, biza kurangira afunguje na Nick. Abantu batekereza ko filime yabishe, abantu batekereza ko ibintu byose bibaye nabi, ariko baravuga ngo iminsi y'igisambo ihora ari 40. Iyo bigeze ku munsi wa 41 igisambo kigomba gufatwa. Umunsi wa 41 rero wa Morgan na Nick ushobora kuba ugiye kugera. Ibyabo byose byatangiye kumenyekana nyuma yo kubesha Sam ko abari abavandimwe bafitanye isano. Uyu Morgan akavuga ko ari musaza wa Nick, na Nick akavuga ko ari mushiki wa Morgan. Ibi byose byamaze kuvaho, umuntu bita Sam yamaze kumenya ukuri kwa nyako. Guys, ibi bigiye kuganisha ku kuba umuntu bita Sam agiye guhita amenya impamvu uyu Morgan na Nick aribo bari barashatse kumugambanira. Byose bigiye gutuma umuntu bita Sam amenya neza ko Morgan na Nick ari ibirura byari byarigize intama. Uyu Sam agiye kumenya neza ko uyu Morgan na Nick yari yarahinduye inshuti ze z'akadasohoka, arizo zamubeshe zikagaragaza ko nta gahunda yo kumwica zari zifite. Uyu Morgan ibyaha bye byose bigiye kumwikaragira ku mutwe, bimufungiraho amaferi, kuko mbere na mbere yashinjwaga icyaha cyo kugambanira Sam, ariko ubu agiye kugerekaho icyaha cyo kuba yarishe wa musore yari yahaye ikiraka cyo kugonga Sam. Guys, ibya Morgan na Nick bishobora kuba bigiye kurangirira aha ngaha. Ukuri gukomeje kugenda kwigaragaza muri filime Mwene Data series, aho na Makurata akomeje kugenda atestinga ukuntu bizagenda. Umunsi Sam azaba yamaze kumenya ukuri, akamenya ko we na Makurata batavukana, nta sano bafitanye, ahubwo ari uko umuntu bita Sam yakuriye mu rugo rwo kwa Makurata, bariranwe bamureze. Ano mpamvu mwabonye ko ku munsi w'ejo umuntu bita Makurata yabazaga Sam ukuntu byagenda. Aramutse avuze ukuri akavuga ko nta sano bafitanye, ahubwo ari uko yakuriye mu rugo rw'iwabo. Ibi byose rero ni amabanga abakunzi ba filime Mwene Data series bari bategereje ko yajya hanze. Umuntu bita Sam akagenda amenya ukuri kuri buri kimwe cyose, akamenya ukuri kuri Makurata, akamenya ukuri kuri Morgan na Nick, akamenya ibintu bya nyabyo Morgan na Nick bari bashaka